ndabaha ikaze hano kuri Pure Gold TV. Mwese mbakirije kacyayi, niba ukunda agacyayi ni ukuri kiyegereza hano dusangire dufatanye. Niba ukunda kofi, icyo ufite cyose cyo kunywa, reka dufatanye hano kuri Pure Gold TV. Mbakira kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, hano kuri uyu munsi wo kuwa mbere itariki ya 25 z'ukwa karindwi 2022, hano kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi mwiza wo kugira ngo twese tunezerwe, twishime, tunezererwa kuri uyu munsi, kuko n'uw'Imana yakuremeye nanjye yandemeye. Kureka rero twe kupfusha ubusa, ahubwo tuwunezererwemo kandi tuwishimiremo, ndetse dukora n'ibyiza, cyane cyane kuwamenya Imana, dukorera Imana. Uyu munsi wa none rero ni umunsi wo kongera kugira ngo duhure tuganire ku ijambo ry'uyu munsi w'iteka yatugeneye. Ijambo ry'Imana ni ijambo rigira ahantu ridukura, rigira naho ritugeza, ndetse rikajya riduhindurira n'amateka, rikaduhindurira ubuzima, rikadufasha cyane. Kandi ijambo ry'Imana ni itara, turigeranya n'itara nk'iri, n'itara ritumurikira inzira iyo tugenda mu mwijima. Ijambo ry'Imana riratumurikira nk'iri tara mureba ryanjye riramurikira. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo, n'umutsima turya tugakomera tukagira imbaraga. Ntucikwe rero n'ijambo ry'uyu munsi rigiye kugukomeza. Uyu munsi wa none twatangiye icyumweru gishya. Uyu munsi reka rero tubanze dusenge, kuko hano kuri Pure Gold TV tubigenza. Hano ni Pure Gold navuga y'abakristo, ni TV yawe. Nanjye niba wizera Imana, kandi niba utaranayizera ni iyawe, uzajya uyizaho, uhasanga ijambo rigukomeza, rikubaka, rikuzamura, riguha imbaraga nshya. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusenge, kuko isengesho naryo rirafasha. Isengesho ndibona nka bombe, ni bombe dufata tugatera, tugashwanyuza imigambi y'umwanzi, tugashwanyuza karande, tugashwanyuza ibyaha, tugashwanyuza sekibi, kuko nawe ajya atugirira ishyari. Uyu mwanya wa none ahantu ntugucike, ni umwanya wo gusenga kugira ngo dukoreshe bombe y'isengesho, maze Satani ahunge, yigireyo, gutyo twakira imigisha y'Imana yatugeneye umunsi wa none. Reka mfatanya nanjye hano, uwo muri kuganira kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi ni Jose. Reka tuganire rero nkuko n'ubundi dusanzwe tuganira. Reka uyu munsi dufatanye gusenga nk'abana b'Imana, dukoresha iyi bombe, tubombagure, tushwanyuze imigambi ya Satani, maze tubone uko tuganira n'Imana Data dufite umutekano, ntacyo twikangwa, kuko Satani yaratsinzwe. Kandi noneho dufite bombe, tumunesheje, turamushwanyuje mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye ku bwa bombe waduhaye, ryo sengesho. Iyi mpano ni nziza cyane waduhaye. Iyo dusenga twizeye, ni bombe dukoresha, turayikoresheje muri uyu mwanya, dushwanyuje gahunda za Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none, iki cyumweru dutangiye, turashwanyuza Satani, turashwanyuza imigambi ye, turatera bombe hose impande zose z'isi, kugira ngo sekibave mu nzira, kurweho. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Urakoze mwene Data kubana nanjye muri uku gutera ibombe, twigizayo sekibi, kuko kandi tuzi ko yatsinzwe. Uyu munsi reka dukomeze tureba ijambo rigiye kukubaka, ijambo rigiye kugukomeza. Ni ukuri ijambo ryiza cyane uyu munsi wa none wo kuwa mbere. Iri jambo ry'umunsi ni ijambo ririmo amagambo 4 akomeye cyane Imana yabwiye Yosuwa. Tumusoma n'ubundi mu gitabo cye, mu isezerano rya kera, cyangwa se Old Testament, mu gice cya mbere. Niryo jambo tugiye gusoma. Turareba amagambo meza akomeye Imana yamuhaye. Yosuwa niwe wasimbuye Mose amaze gupfa. Imana yaganirije Yosuwa, aramubwira ati, n'ubundi wari umufasha wa Mose, none ugiye gukomeza umurimo we. Wowe muyobozi, niba uri umuyobozi, hari igihe kizagera bibe ngombwa ko utangira kugira umufasha iruhande rwawe, wa wundi urimo utegura
gutegura kugira ngo azagusimbure. Umuyobozi mwiza atangira gutegura uzamusimbura hakiri kare. Ni ukuvuga ngo Mose yari umuyobozi mwiza cyane, yari yatangiye gutegura Yosuwa wari washyizweho n'Imana ngo Mose namara gutambuka, amaze gutaha mu ijuru, amaze gusaza, amaze gupfa, niko Imana itubwira hano, atakiriho, nuko ngo azasimburwa na Yosuwa. Uyu Yosuwa rero niwe wabaye umuyobozi w'Abisirayeli kino gihe, maze Imana iganira nawe, irangije imubwira amagambo meza akomeye agomba kumufasha muri ubwo buyobozi bushya yaramaze kwinjiramo. Ayo magambo turayasanga n'ubundi mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9. Ayo magambo ni amagambo 4 kandi nawe agiye kugukomeza, agiye kunkomeza nanjye mu rugendo. Amen. Reka rero tuyatega amatwi. Ijambo rya mbere avuga ngo Yosuwa, ndakubwiye ngo n'Uwiteka avuga, Uwiteka yavuganye na Yosuwa amuga ati komera ku murimo mushya winjiyemo, komera ku buyobozi bushya nguhaye, ugiye kuyobora ubwoko bwanjye kandi ntabwo woroshye, hari aho uzagera unanirwe. Igihe na Mose yayoboraga hari igihe ananirwaga, ariko ndakubwiye ni komera ndi kumwe nawe. Iryo ni ijambo rya mbere yamubwiye. Uwiteka yabwiye Yosuwa ati komera Yosuwa ku buyobozi bushya winjiyemo. Irindi rya kabiri yamubwiye ati shikama. Gushikama ni ugushinga imizi muri ubwo buyobozi, ni ukuba ushikamye, hagira imiyaga iza, opozisiyo yaza, ibikomeye byaza, ntibigukureho, ntibikunyeganyeze, bigasanga ukomeye kuri uwo murimo wahawe, ntihagire ikigukuraho, ntihagire ikigusubiza inyuma, ntihagire ikiguca intege. Imana iramubwira iti shikama. Irya gatatu yamuhaye aramubwira ati ntugatinye, do not fear anything. Ntugatinye, ntukagire ubwoba. Hari ibintu bishobora kugutera ubwoba, hari ibikangisho mu buyobozi bwawe Yosuwa, ariko ndakubwiye ngo ntugatinye kuko ndi kumwe nawe, ndi Imana ndabivuze. Irya kane yamubwiye riravuga ngo kandi ntukuke umutima. Ntukuke umutima. Iyo uri umuyobozi ushobora kugira ibigukura umutima. Hari igihe abuyobora bashobora kukurwanya, cyangwa se ikindi gihugu kikakurwanya, ukabona abanzi binjira, ariko Imana yamubwiye iti ntukuke umutima. Nubona ibikomeye, nubona abakurwanya, ibikomeye bigomba kubaho uri umuyobozi. Hagomba kuboneka opozisiyo byanze bikunze, hagomba kuboneka ingorane byanze bikunze, hagomba kuboneka abakurwanya. Siko umuyobozi wese aba yishimiwe n'abayobora cyangwa se n'ibindi bihugu. Umuntu wese agira amakosa ashobora kubaho, cyangwa n'amashyari, ibyo ntitubyirengagize, kuko siko abantu bose bishimira iyo promosiyo uhawe, ubwo buyobozi bushya uhawe, iyo minisitiri nshya uhawe. Ntabwo ariko abantu bose bazakwishimira mwene data, ariko Imana iravuga ati ntukuke umutima. Nubona batakwishimiye, nubona intambara zihagurutse, nubona amabombe wenda aje, abantu bakwatatse, ntukuke umutima. Amen. Iraha amagambo meza cyane, amajambo niko abarundi bavuga. Yes, abarundi bumva ikinyarwanda, bavuga ikirundi n'abanyarwanda, iyi message ni yanyu. Reka twumve ubutumwa buri mu kinyarwanda twese hamwe. Aya ni amagambo meza cyane, amajambo meza cyane aje kuguhumuriza wowe wahawe ubuyobozi bushya muri iyi minsi, wowe wahawe promosiyo muri iyi minsi nshya, ukimurwa mu ntera mu kazi wari urimo, ugahabwa ministeri nshya, ugatangira business nshya. Narwo ni urugamba, nawo ni umurimo mushya, ni ubuyobozi bushya uhawe bwo kugira ngo uyobore kampani yawe, bizinesi yawe. Nawo ni umurimo utoroshye, ariko Imana niba uri umukristo, ikaba ari ubushake bwayo ikwinjije muri ubwo bucuruzi, muri iyo bizinesi, muri iyo kampani nshya, nawe irakubwira iti komera ushikame, komera, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko ndi kumwe nawe. Ari amagambo yawe mwene data. Hari ikindi kintu inama navuga Imana Uwiteka yakomeje kubwira Yoshua hano mu gice cya mbere mu gitabo cya Yoshua. Igice cya mbere ni cyiza cyane. Yarakomeje aramubwira asa nk'umugira inama ati witonde, dore inama nkugiriye. Icyitonderwa Yoshua, numara kwinjira muri uyu murimo w'ubuyobozi wo kuyobora Abisirayeli, reka nkwereke icyo uzitondera, kandi ni inama zanjye ndi Uwiteka ninjye uziguhaye. Yoshua yagize amahirwe cyane kuganira n'Imana. Imana ishobora byose, Imana izi byose. Imana yamubwiye ati itonde,
uzi kugira ngo uyoborwe n'Imana, uhabwe inama n'Uwiteka. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Yesu yari afite amahirwe kuko yari yarateguwe na Mose, kandi arangije n'Imana iramwemera, iramwishimira, ati komeza ubuyobozi, uyobora ubwoko bwanjye. Ariko icyitonderwa, dore n'inama nguhaye. Inama ya mbere aramubwira ati uzitondere amategeko wahawe na Mose. Ibuka amategeko Mose yaguhaye igihe yagutozaga, igihe yaguteguraga, hari amategeko yaguhaye. Yaraguhaye amategeko, yitondere kandi uyakurikize. Ntuzayateshuke, uko Uwiteka yamubwiye. Ntuzayateshuke guca iburyo cyangwa ibumoso. Ntuzateshuke amategeko Mose yaguhaye nguce iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo yakomeze, yakurikize. Ntuzayateshuke na rimwe, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Uwiteka yaramwibukije, amuha inama, amubwira ko agomba kubyitondera. Ati tondera amategeko Mose yaguhaye igihe yaguteguraga. Yibuke, yitondere, yasubiramo. Ntuzanyure iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo yakurikize, ujye uyakurikiza yose. Kandi numara kuyakurikiza bizakubashisha aho uzajya hose, uzaba ufite umugisha. Imana izaba iri kumwe nawe, kandi gerageza kuyitondera. Arangije amuha iyindi nama ya kabiri, amubwira ati uzahamye ibiri no muri iki gitabo cy'amategeko, jya ubihamya ubivuge. Hano bari bafite igitabo cy'amategeko bakurikizaga. Igitabo cyari cyaranditswe n'Uwiteka. Mose yarazamutse ku musozi Sinayi arasenga iminsi 40. Imana imuha amategeko, arayandika, bakayakurikiza. Mose nawe yasize abibwiye Yosuwa ati jya ukurikiza amategeko. Imana yamwibutsaga rero, imugira n'inama, ibuka amategeko Mose yagusigiye, ujye yakurikiza. Kandi ari no muri iki gitabo nayo ujye uyahamya, ujye uhamya ibiri muri iki gitabo bivuge. Nk'uko nguko Imana imbwira iti Jose hamya ijambo ryanjye, hamya ibiri muri Bibiliya. Ni kimwe nk'uko Mose nawe yabwiraga Yosuwa, kandi Uwiteka yabwiye Yosuwa ati dore icyitonderwa n'inama nkugiriye, wa muyobozi wanjye we ngushyiriyeho, kugira ngo ujye unyumvira, wumvire n'iki gitabo, ujye ubihamya ibiri muri iki gitabo. Iyo ni inama yawe nanjye uyu munsi wa none. Jya ubihamya, uhamya ibiri muri Bibiliya, uhamya ibiri mu ijambo ry'Imana, kandi ngo ubitekereze. Ambwira ati ujye ubyibwira ku manywa na nijoro. Ubyibwire ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko uzakurikiza ibyanditswe byose. Ijambo ry'Imana mwene data, twahawe Bibiliya, tugomba kuyibwira ku manywa na nijoro, kugira ngo ibi byose tuzabone uko tubikurikiza. Niho ngo uzagira amahirwe mu rugendo, mu nzira zawe. Niko Uwiteka yamugiriye inama, niko Uwiteka yagiriye inama Yosuwa, ati biri muri iki gitabo, amategeko, amabwiriza ari hano, jya uyibwira ku manywa na nijoro. Amen. Jya uyibwira ku manywa na nijoro, kuko ibyo bizagufasha, uzagira amahirwe mu nzira zawe, mu byo uzakora, mu buyobozi, muri poromosiyo uhawe, mu buyobozi uhawe butoroshye, mu nshingano uhawe nshyashya, muri minisitiri uhawe nshya, hahandi ugiye kwinjira muri ya bizinesi yawe nshya, wa murimo uhawe mushya, ubumanaje uhawe, n'akandi kazi ako ari ko kose, amasomo winjiyemo ya university, iki uhawe cyose, dore ibwira ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro, gutyo uzagira umugisha, kandi Imana izaguha amahirwe mu nzira zawe. Yosuwa rero yakurikije aya magambo, kandi Imana yamuha umugisha pe, yagize umugisha. Aya magambo ni ayawe we mwene data uyu munsi wa none. Ni ukuri, niba wumva ufashijwe n'aya magambo n'ijambo ry'umunsi, fasha abandi. Kora hahandi handitse ngo share cyangwa partage mu Gifaransa. Dusangire ijambo ry'Imana, ryihererana. Imana irashaka ko urisangiza abandi. Nagira ngo rero nkwifurize icyumweru cyiza twatangiye uyu munsi, nkwifurize umunsi mwiza, Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Ni ukuri Imana iragukunda kandi irashaka ko uyikorera, nk'uko yahamagaye Joshua kugira ngo asimbure Mose. Muyobozi, tangira utegure ujye kugusimbura.
tangira utegura ujye kugusimbura, kandi Imana nicyo ishaka kandi izaguha umugisha. Umuyobozi mwiza nutegura hakiri kare uzamusimbura. Reka we kwikunda, ahubwo kunda n'abandi, kunda igihugu cyawe, kunda umurimo urimo, kunda kampani urimo, kunda church uyobora, kunda umushinga wari wose ukoramo, utegura uzagusimbura, gutya ibintu bigende neza kandi uzagira amahirwe. Imana iguha umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Mwaganiraga na Jose, ndabakunda mwese. Bye bye. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord.